Kera habaye umugore n'umugabo babyarana umwana umwe, uwo mwana avuka ari umukobwa. Mbere y'uko umwana avuka rero nyina akimutwite, yahawe amabwiriza ngenderwaho agomba kuzaranga uwo mwana kuva mu bwana bwe kugeza mu mikurire ye. Uwo mwana yagombaga guhora mu giseke, akaba ari bwo buturo bwe, akajya asurwamo gusa n'uko agiye koga. Iryo ryari ihame rya mbere ryagombaga kujya riranga uwo mwana. Uwo mukobwa mwiza cyane kandi utagira ubudasa, ntiyari yemerewe na rimwe gukozwa amazi. Iyo yajyaga koga yuhagirwaga amata. Yajya kurya cyangwa se kunywa akaba yemerewe kunywa amata gusa. Bivuze ngo cyaraziraga kumukozaho amazi mu gihe cyo koga cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose. Ibi rero byaje kumara igihe kirekire, ariko bikaba bimeze nk'ibanga ryari muri icyo giturage, kubera ko byari bizwi na bake cyane. Bigahora bihwihwiswa, ariko inkuru nk'iyo ngiyo abantu bakayitindaho cyane kuko bumvaga ibyo bintu bidashoboka. Iyo nkuru rero yaje kugera ku mwami, ariko biramutungura cyane kandi aratangara. Gusa yumvishe bishimishije, nawe agira amatsiko yo kuza kureba umukobwa uburyo ameze. Ariko nanone umwana nyina akimutwite, akaba yari yarahanuriwe yuko uwo mwana agomba kuzashaka ibwami. Byari bivuze ko agomba kuzagirwa umugore cyangwa se umwamikazi w'umwami. Nuko rero umwami yumvishe iyo nkuru iramutangaza cyane kandi aratungurwa, bitewe n'amatsiko yari afite yo kumva umukobwa kuva wavuka akaba yaragejeje imyaka y'ubukure, yibera mu giseke kandi yuhagirwa amata. Agira amatsiko yo kubona uwo mukobwa. Umwami rero yaje kohereza ingabo ziwe, abasirikare bakeya mu bakoraga ibwami, ngo baze barebe uwo mukobwa babashe kuba bamuzanira umwami. Iryo joro rero umwami yaryama ataryamye. Buracya koko abasirikare bageze muri icyo giturage, babanza guhishwa uwo mukobwa kuko ababyeyi be batifuzaga ko hari uwabimenya. Gusa nanone itegeko riba ari itegeko, umukobwa koko yaje gushyikirizwa umwami. Umwami abonye umukobwa aratangara, ategeka ko umusirikare wari wamurangiye uwo mukobwa ndetse n'abandi bantu bose bagejeje iyo nkuru ibwami bagabirwa inka nyinshi cyane z'amashyo zitagira ingano, bitewe n'uko uwo mwami kandi yabonaga atangiye gukunda uwo mukobwa, kuko uwo mukobwa yari umukobwa mwiza cyane ufite ubudasa. Abatanze iyo nkuru ibwami rero baje kugororerwa, bahabwa inka nyinshi cyane rwose z'amashyo zitagira ingano. Umwami rero yaje kumara igihe ari kumwe n'uwo mwamikazi, ariko kandi agahora afite amatsiko yo kumva icyamubaho aramutse yoza amazi asanzwe. Ijoro rimwe rero umwami yaratekereje, bitewe n'uko yumvaga afite imbaraga, kandi koko nk'umuntu uyoboye igihugu cyose cyangwa se ubwami bwose aba afite imbaraga rwose zifite ubushobozi buri hejuru. Rero ibyo ngibyo byaramushutse. Ijoro rimwe afata amazi agenda yegera umwamikazi, agira ngo ayamusuke arebe icyo biza gutanga, kubera ko yatekerezaga ko byanga bikunze nta kindi kintu kibi cyamubaho. Ariko kandi bikaba byari byarahanuwe yuko umuntu uzagerageza kumenaho uwo mukobwa amazi bizatanga ingaruka mbi kandi zikomeye cyane. Nuko rero umwami yafashe amazi yamucubiraho, igiseke kirapfunduka. Ariko gupfunduka kwacyo, umukobwa n'amarira menshi n'urusaku rwinshi cyane, ubwo yari arimo ararira ari kugenda ahinduka umwuka. Umukobwa yahindutse umwuka rwose, acika umwami, yizamukira ibi rero umwami amuhomba atyo. Umwami n'ababyeyi b'umukobwa basigaranye agahinda, kuko bari babuze umukobwa w'igikundiro bakundaga cyane. Ubwami narwo bucika ururondogoro, ko bari babuze umwamikazi kandi byarahanuwe ko nta wundi mwamikazi ugomba kuza muri ubwo bwami. Kuko rero ko umukobwa wiberaga mu giseke akiyuhagira amata, akaza guhinduka umwamikazi yaje gucika umwami. Sinjye wahera rero, ahera umugani. Duhurire mu migani y'ubutaha. Kanda subscribe rero kugira ngo imigani nk'ingiyi cyangwa inkuru nk'izi ntizikagucike. Niba warakanze subscribe, uzajya ubona imigani nk'igihe